Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage TV show nagarutse. Ntabwo nzajya mbatindira icyo cyo naragikarabye ndagikaraba njugunya ku ruhande. Nagarutse noneho nje ndi mushya. Niyizi yabitewe nuko nkunda gusoma comment abantu bakambwira bati hari nama nigeze kugira urubyiruko barazikunda ati gukora ibiganiro ugaragaza impano z'abana ugaragaza izo mpano zishe muri rubanda ariko nawe unyuzemo ugira inama ugira urubyiruko. Naje sasa kuri nshuro nje kugira urubyiruko inama imeze gutya ariko so n'urubyiruko gusara oya na abantu bose muri rusange n'urubyiruko nabakuze ni rubanda na abanyarwandakazi n'isi yose. Murabona hari ukuntu umuntu agira inshuti akayizera. Ukumva ufite inshuti ngo ufite best friend ngo ufite inshuti magara ngo umubuze ewana ni ibibazo ngo ni ubitsa amabanga nyine ukumva ko iyo nshuti ari yo kwizerwa kandi iyo nshuti ari yo ukeneye ubuzima bwawe. Ugasanga ubuzima bwa buri munsi ubusangiza iyo nshuti. Ari ibyo wariye, ari aho wagiye, ari gahunda zawe, plan zawe z'umunsi, umwaka, imyaka kuzageza ugeze ku nzozi zawe. Ugasanga uri kuzisangiza iyo nshuti. Ariko se inshuti yanjye waruzi ko iyo nshuti wo wita inshuti ari nayo mwanzi wawe wa mbere. Ujye ubitekerezaho cyangwa mu kimwe wumva uri muri paradizo mfite umujyanama, mfite umugirlfriend, mfite umuboyfriend, mfite umubesto, mfite inshuti magara mbwira buri kimwe. Ese ujye utekereza ko iyo nshuti nayo mwanzi wawe wa mbere. Waruzi neza ko ari wa muntu upanga ahubwo akanyura ku ruhande agapangura. Urugero rworoshye nta n'umwanzi wawe uzakugeraho utanyuze ku nshuti yawe. Ntibishoboka, ntibibaho, ntaho yagukura kuko inshuti yawe nibizi ibyo ukunda, nibizi n'ibyo wanga, nibizi ibyo ukora, nibizi imigambi yawe. Bivuze ngo ni ubuzi aho yagutegera, aho yagukiriza naho yagutangira. Bivuze ko izi nshuti twizera Munyarwanda bivuze neza ngo jya uvuga uziga ni nabo banzi bacu. Kuko usanga nundi hasohoka amadeba ugasanga hasutse inkuru ugasanga ibintu byabaye byinshi cyane ngo inshuti yanjye yarangambaniye undi ngo inshuti yanjye yampemukiye ngo inshuti yanjye yashyira amafoto yanjye hanze inshuti yanjye ugasanga ibintu aho garuka bivuga ngo umwanzi wanjye ugasanga bavuga ngo inshuti yanjye. Ese ubundi yo ibikiri inshuti cyangwa nibihemu? Wagira ngo ni ya nkuru yabihehe na nguge n'agahatone n'agashoka yewe nurabizi nabi byabaye nyine bihehe ashaka kunyanganya ngugi. Bivuze yuko umuntu wese ahava akagera ubwo niryo zingiro ry'inama shaka kubagira yakagombye kujya amenya imibereho ya buri munsi akayigira ibanga rye. Bivuze ko agomba kumenya amagambo yo gusohora yo kubwira rubanda yo kubwira yita inshuti ye akamenya n'amagambo yo kuzigama. Bivuze ngo nta muntu wo kubwirwa byose ugihari keretse niba ari umugore wawe it's okay. Ariko niba ari umuntu mudetingana, niba ari umuntu ngo murabana, niba ari umuntu ngo nuko mugendana n'umwihariko mana yanjye no ku muntu mudafite nicyo mupfana ngo nuko mugendana gusa ngo muri inshuti. Icyo cyo inshuti yanjye niba utifasha ahubwo uragowe uzasanga warandagaye hanze. Bivuze imigambi yawe yimenyere bajye babona achievement bajye babona wageze ku ntego. Ibyo uteganya byimenyere. Niba unagisha inama ugisha inama umuntu ariko utamubwira ngo A B C D E F kugeza kuri Z. Ugira ibyo umubwira biri muri yakote ukenemo iyo nama. Ariko ibyo uzi neza ko ne wishobora, ibyo uzi neza ko ufiteho ID, ibyo uzi neza ko nawe ubwawe uburyo wabikora. Ibyo ngibyo ubigira ibanga ryawe kuva ku ntangiriro kugeza usoje. Simvuze ngo ntabwo ugomba kubaho wenyine, simvuze ngo ugomba kwenya mwigendaho. Gira abugisha inama, gira abuganiriza, gira abo mukorana mu buzima bwa buri munsi ugirane n'imikoranire myiza. Ariko bivuze ngo wihera kuri rimwe ugeze ku gihumbi cya miliyoni uganirira umuntu runaka ibintu byawe byose. Uganirira umuntu wawe runaka ngo mbayeho ntyankora gutya ngo mipango yanjye ni iyi ngiyi nzakora ibi uzakora. Ahubwo kora bajya bona results. Bivuze ngo muvuge muzigama kandi mwirinde. Mwirinde nta bantu bose arabizerwa, nta bantu bose agenzwa n'akeza.
hari uzaza byo akakubera honete, akakuganiriza, akakwereka yuko nta kibazo, akakwereka yuko ibintu byose ari amahoro, ariko hari n'undi uzakakwigiraho inshuti ariko ugasanga n'umugambanyi cyangwa ni na misiyo ariho, kubera yuko nyine umwanzi wawe agutangira ku nshuti yawe. Aravuga ati aha ndashaka runaka, ariko runaka mugereho njye ntiyanyizera, ariko aziranye na runaka, aziranye n'inshuti runaka, ngiye kumutuma cyangwa ngiye kumukoresha nk'igikoresho cyanjye, akora ibi nibi, akora ibi nibi nibi nibi, then nzamugereho. Bivuze yuko nyine nawe impamvu amwinjirira bikanamura kugeraho nuko abakuzi neza, azi weakness zawe kuva rimwe kugeza kuri nyine kuri Z, A to Z, azi weakness zawe, azi strength zawe, azi ikikubabaza, azi ikigushimisha, azi yewe na gahunda zawe z'umunsi zose, azunyura aha, azi bigenda gutya na gutya. Ibyo ngibyo nta muntu wakagombye kumenya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wowe jya umenya ibyawe, ukora ibyawe, hanyuma bazajya batungurwa nuko twageze ku ntsinzi. Ciao ciao, it's your boy Mirage. Niyo nkuru nari mbafitiye ni inama, ariko bitekerezo n'ubundi nawe uvuge ngo ese koko runaka tugendana ni honnête cyangwa ambere inshuti nziza, ese nta kantu kabi kari kama gatutse kuri we, ese ibintu mubwira aramutse amvuyemo akagira habitanga nta ngaruka byangiraho, ubundi kuki mumena ibanga? Jya wigirira ibanga, wigirire n'icyizere, wumve ko utagomba kuba ukora runaka, ahubwo ugomba kuba runaka kabumufasha, kandi nabwo ukumva ko niyo bitanakunze ubuzima bwakomeza. Reka tuzabona n'ubutaha, turacyari kumwe. I love you so much. Mwah.